VP reka maze nkuremo kano kantu muri kamera yanjye. Okay, uyu munsi rero turaganira ku kintu gikomeye twese dufite. Ni ukuvuga ngo abakomeye, abakire, abato, abantu bose ari ikintu dufurijeho twese dufite kingana Imana duhaye. Cyo turi buganire uyu munsi tuganire n'ukuntu twagikoresha neza. Let's go. Turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. Coach Gael. Nongera kubasuhuza abakunzi ba Legacy Show kuba VIP TV. Murahusaba VIP mumeze neza murakobe mwagize icyumweru cyiza. Tumwiro kubazanira indi video amebwe bashyashya muri murareba iri ba VIP TV tuganira ibiganiro byo kwiteza imbere business ndetse na entrepreneurship. Tukavuga ubwenge bwa buri munsi. Nwangu niba ari ubwa mbere subscribe hanyuma una sharing iyi video. So rero VIP umunsi turi buze kuganira ikintu gikomeye. Ngiye gutangira mbabaza ikibazo. Ni iki kintu gikomeye kuruta ibindi mu buzima? Musubize ni mubyibaza. Abantu benshi rero bakunze kuvuga ati yiyo nza kuvukira muri kino gihe, yiyo nza kuba mfite amafaranga, yiyo nza kuba naravukiye mu babyeyi bakize. Ariko icyo waruzi ikintu abakire n'abakene bose bahuriyeho, bose bahuriye yuko Imana yaduhaye umunsi urimo amasaha angana amasaha 28. So ikintu gitandukanye abantu ni ukuntu bakoresha ya masaha 28 baba bafite, kuko twese turayahusha. Umugabo w'umuhanga bwo yaravuze ngo umwanya nicyo kintu cya mbere gikomeye kiri precious, kubera yuko iyo kigiye ntikigaruka. Undi nawe aravuga ngo umwanya nicyo kintu cyo udashobora gusavinga. Nimwibaza, ushobora gufata amafaranga niba utayakeneye uyu munsi ukayabika ukazakoresha mu gihe kiri imbere, ariko umwanya time ntushobora kuyisavinga. Ntushobora kuvuga ngo uyu munsi ndumva nta kintu ushaka gukora gifite akamaro, sinshaka kwiga no gusoma, reka mbike uyu mwanya nzawukoresha muri future. Ntibishoboka. Once time is spent, it's gone. Nta kundi ushobora kuyigarura. Niyo mpamvu rero uyu munsi biri ngombwa cyane ko tuvuga kuri time management, kuko ikintu abantu bose bakomeye bari successful bahuriyeho muri iyi si ni uburyo bamanaging umwanya wabo. Kuko aba experts benshi bavuga yuko birahuye mu kumanaging amafaranga ndetse no mu kumanaging umwanya. Umuntu utamanaging umwanya we neza n'ibyo agomba gukora buri munsi ntabwo ashobora no kumanaging amafaranga ye. So uyu munsi rero VIP ndabizi ko mwese mwagerageje gukora ibintu bitandukanye, gukora ama to do list, gukora ama calendrier no kuba mwashagura ngo mupange ibintu mushaka gukora ariko mugasanga mutabikoze, mugasanga mwapostponinze. Uyu munsi ndabereka technique muzajya mukoresha mushira ibintu byose mugomba gukora buri munsi, maze mureba aho bijya kugira ngo mubashe kuba efficient mu mwanya wanyu. Reka tugende mbereke iyo technique rero ni technique yo gukoresha icyo bita the four quadrants of time management, cyangwa se iyo abagabo benshi bazi cyangwa banditse mu bitabo bitandukanye yitwa Eisenhower matrix. Iyo ngiye rero ishingiye ku bintu bibiri. Reka manze mbibabwire. Icyambere ni importance cyangwa se ikintu gifite akamaro. Ikindi nacyo ni urgency cyangwa se ikintu cyihutirwa. Ni ukuvuga ngo ugomba kubanza ukamisobanukirwa ayo magambo uko ari abiri. Importance ni ikintu gifite akamaro, ni ukuvuga ngo ni ibintu biba bijyanye naho ushaka kugera mu buzima bwawe, n'intego zawe na goals zawe na visions zawe. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kuzaba businessman uyu munsi kwiga kuri business ni important. Hanyuma rero hakaba n'ibindi rero bya urgency. Urgent ni ikintu cyihutirwa. Nama agencies. Icyo ni ikintu kiba gikeneye kugiha umwanya uwo ako kanya, kikeneye attention, ugomba guhita ugikora. Tuvuge nka telefoni y'isoni, ugomba guhita uyitaba. Iyi nzi hiye ugomba guhita ujya kwizinga. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ni emergency, ni ikintu cyihutirwa. Si ukuvuga ngo rero urabanza ugafata ibintu byawe byose ukareba ibintu bifite akamaro n'ibintu byihutirwa. Sasa rero dutangiye kuri iyi quadrant, iyi Eisenhower matrix irimo ama quadrants 4. Ni ukuvuga ngo quadrant ya mbere ni ya mbere yitwa urgent and important. Ibi ni ibintu byihutirwa ariko bifite n'akamaro. Urumva birihutirwa kandi bifite akamaro. Quadrant ya kabiri ni quadrant yitwa not urgent but important. Ibi ni ibintu bitihutirwa ariko bifite akamaro.
n'igitangaza mugumane nanjye mu VIP. None hakaza na quadrant ya gatatu. Quadrant ya gatatu yitwa urgent but not important. Ibi ni ibintu byihutirwa ariko bidafite akamaro. Hanyuma rero hakaza na quadrant 4, iyi rero kitwa no urgent no important. Ni ukuvuga ngo ntabwo byihutirwa kandi nta nakamaro bifite. Ziravuga ngo rero urabanza ugafata ibintu byose ukora buri munsi cyangwa se ibintu ukora buri cyumweru buri kwezi ukareba ahantu wabishira hano. Ngo reka dutangire tugende tuvuga kuri quadrant imwe ku yindi. Iyi metode rero nayigiye mu gitabo nkunda cyane kitwa The 7 Habits of Highly Effective People. Iki ni igitabo cyanditswe n'umuntu witwa Steve Covey. My goodness, iki ni igitabo cya nkunda ngisoma at least mu mwaka ngomba kugisubira muri imwe. Iki ni igitabo cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibyo avuga muri icyo gitabo avanye muri Matrix ya Eisenhower avuga yuko muri quadrant 1 ahangaha ni hahandi hajya ibintu by'ama crisis na emergencies. Ni ukuvuga ngo ni ibintu nakwita necessity. Ni ukuvuga ngo ni ibintu babyihutirwa ariko bifite akamaro. Urugero haba harimo nk'akazi, nk'abantu mufite akazi murabizi ko ugomba kubyuka ukajya ku kazi, niba ugomba gutangira saa 2 ugomba kuhagera saa 2. Icyo kintu ni gifite akamaro kandi kirihutirwa. Ndetse iyo habaye bibaye ngombwa yuko uzimya umuriro, hatse umuriro mu rugo iwawe, icyo gihe ni crisis kandi icyo kintu gifite akamaro. Tuvuge nk'ikindi kintu ushobora nko kuvuga uti ngomba kujya covering shift y'umuntu ku kazi. Icyo kintu urumva ni kiri ngombwa ariko kandi kirihutirwa. So it's important but also urgent. Iyi rero murabona iyi quadrant, abantu baba muri iyi quadrant cyane cyangwa batinda hano ni abantu bagendera kuri reactions. Bivuga ngo ibintu byose ugomba guhora guhita ubikora ariko byinshi muri ibi bintu byose babifite akazi, babifite akamaro, babifite importance. Ni ukuvuga ngo ama deadlines ku kazi tuba dufite, niba ugomba kujya mu nama runaka ku kazi, niba ugomba gukora deadline, abafite business, niba ugomba gufungura business ukajya gukora business, iyo ni urgency. Icyo ni ikintu kiba kiri very very important ariko kiri na urgent. Ni ukuvuga ngo rero iyo ni quadrant 1. Hanyuma quadrant 2, iyi rero sasa niyo yise not urgent but important. Iyi ni quadrant ya productivity. Iyi ni quadrant nakwita ya leadership, ya planning na prevention. Iyi ngiyi ni nziza cyane ariko abantu benshi ikintu cyobashe ntabwo bayibamo ntabwo bayitindamo. Iyi ngiyi irimo ibintu nko guplanning igihe kizaza, ikabamo ibintu nko gutekereza ibintu biri creative, ikabamo gutekereza ibintu nka sport. Ni mwibaza self care nka sport ni ikintu kitihutirwa utayikoze ntacyo umuntu akubaza ariko iri ngombwa. Ikindi nacyo relationships, ni ukuvuga ngo guspending umwanya n'umugore n'umwana wawe, ibyo si ibintu byihutirwa. Ni ukuvuga ngo utabikoze nta muntu uri buguhane ariko ni ibintu bifite akamaro kenshi cyane. Hanyuma rero tuvuga ikindi kintu nka self development, ni ukuvuga ngo gusoma ibitabo, kwiga, kwiyungura ubwenge, kureba amavideo nk'aya ngaya kungura ubwenge. Ibyo ni ibintu it's not an urgent, nta muntu uri bukubwire ngo bikore ariko biri very important. Ikintu rero ugomba kumenya nuko hano niyo quadrant abantu bamara mu mwanya mukeya kuko nta urgency ihari ariko ibintu byinshi birimo hano biri very 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 important. Ndazagaruka kuri quadrant turangiza. Hakaza rero na quadrant 3. Quadrant 3 ni yitwa urgent but not important. Ni ukuvuga ngo rero iyi ngiyi ni ibintu biba byihutirwa ariko nta kamaro bifite. Iyi quadrant ngo irepresenta iki? Other people's emergencies. Ni ukuvuga ngo ibirimo ibintu byihutirwa ku bandi bantu. Ni hahandi umuntu aguhamagara atinda gushaka byihutirwa nicyo ushakira akakubaza ibintu ashaka umukemura. Ni ukuvuga ngo wowe nta kintu bikumariye ariko wowe ni urgency yiwe. Ni ukuvuga ngo abantu benshi batinda muri iyi ntuzi ugasanga umunsi wose urarangiye wuriye muri quadrant 3. Ni ukuvuga ngo urakorera abandi ibintu byihutirwa kuri bo ariko it's not important to you. Ahangaha dushobora kuvuga ama phone calls, ama interruptions, ugasanga urikorera umuntu akaza agahagarara agatangira kuganiriza kubaza iki muganira ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo we afite ibintu byihutirwa kuri we ariko ntibyihutirwa kuri wowe kandi nta nubwo biri important kuri wowe. Ikindi kintu nacyo nk'amanama, ugasanga abantu baricaye ati reka dukora inama, ugasanga mukoze inama mutapanze, mugatangira no kuganira ibintu inama idafite agenda. Ni ukuvuga ngo abo bandi baba very urgent, babumva ari ikintu reka tugikora ubu nonaha
ariko nta importance gifite kuri wowe. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo rero ndetse n'iyi content ukuntu ivugwa, ni ukuvuga ngo iyo irimo other people's urgencies and problems, ni ukuvuga ngo ibibazo by'abandi nibyo biza muri iyi quadrant. Hama rero akaza na quadrant 4 yitwa no urgent no important. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu biba bidafite akamaro kandi bitihutirwa. No urgency, no importance. Iyi rero harimo n'abandi bantu benshi batinda ahangaha. Iyi ngiyi rero niyo abahanga benshi bita time wasters. Ni ukuvuga ngo ahangaha niho kureba excessive TV, kumara umwanya munini kuri social media, WhatsApp, ugasanga uri muri group urareba amavideo yose bashizemo asetsa agira ibiki byose urareba ugasanga ushaka kumara umwanya ku social media. Nta kintu gifite akamaro urakuramo. Hanyuma akaza na gossip, abantu kwicarira bakiganirira bakavuga abantu bakiganira ugasanga amasaha nanga yose ararangiye. Iyi ngiyi rero ni quadrant y'ibintu bidafite akamaro kandi bitarihutirwa. Si ukuvuga ngo rero the whole principle yigisha muri 7 habits of highly effective people nuko abantu bari successful batinda cyane kuri quadrant 2. Ni ukuvuga ngo bamara umwanya wabo munini ku bintu bitihutirwa ariko bifite akamaro, nko gupanga future, gusoma kugira ngo biteze imbere, kugira ngo bapange barebe ibintu byose. Kuko iyo umaze umwanya munini upanga, wiga, ureba future, planning for the future, uri taking care y'umubiri wawe, taking care relationships zawe, umugore, abana n'iki, icyo gihe uzasanga uririnda iki ama crisis. Abantu benshi kubera ko batita kuri quadrant 2 usanga ibivuye muri quadrant 2 biza muri quadrant 1. Ni ukuvuga ngo niba utita ku mubiri wawe uyu munsi gukore siporo, hari igihe umubiri wawe uzava hano muri quadrant 2 ukaza muri quadrant 1, none ikaba emergency warwaye. N'urwara ugasanga noneho muganga gutegetse yuko ugomba gukora siporo, ugahita usanga rero bije muri quadrant 1. So ni ukuvuga ngo abantu very successful batinda muri quadrant 2 cyane. Hanyuma as a rule of thumb, yiba twamaraga umunsi urimo amasaha 28, yiba twamara tukaryama 8, tuvuge ko tuyamuna hagasigara amasaha 16, yiba byibuze amasaha 18 muri ayo masaha 16 dusigaranye twayatinda hano mu important na urgent. Ni ukuvuga ngo ibintu nko kujya ku kazi, ibintu byihutirwa nyine ugomba gukora buri munsi, hanyuma umwanya usigaye ukawushira muri quadrant 2 mu kwiyungura ubwenge, mu guspenda umwanya n'abana bawe, umugore, uko umubiri wawe, kugutera imbere kwawe, kukwiga, kugusoma, kukwicara ugapanga future. Umwanya ukobika ukirinda cyane guta umwanya hehe muri quadrant 3 mu bibazo by'abandi bantu, no muri quadrant 4 mu bintu bidafite akamaro nka TV, social media n'ibiki. Ngo abantu bateye imbere cyane batinda hano bakirinda. Rero iyo bamaze kumetriza iyi matrix ukuntu ikora n'izikodetse ukuntu zikora, umaze kurangiza step 1 ya time management, gusigara upanga umwanya wo wakugendera biroroha buri munsi, kugenda uga iki kintu gishize muri quadrant 1 cyangwa gishize muri 2 cyangwa gishize muri 3. Ni ukuvuga ngo rero abavp rero ndabahaga homework, ni mugende mwicare murebe ahantu mutinda. Ese utinda muri 1, uhora muri crisis, uhora gusiri mu kazi ugataha ukaryama, cyangwa se uva mu kazi ukajya no muri quadrant 4 ahantu nyine uspending umwanya mu bintu bidafite akamaro kandi bitihutirwa, cyangwa se umara umwanya muri Q2, cyangwa se umara umwanya hegendera ahantu umara umwanya, hanyuma urebe niba umara umwanya hano hasi ushira umwanya hano hejuru, ahantu ha long term goals, ahantu ushobora gutera imbere. Hanyuma rero VIPs ni hano ndangirije, naho ubuta stay blessed, bye bye.